nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'imizi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiriho nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose Amen, amen. Twongeye kubasuhuza inshuti za JJ Love Family TV, tubashimira kubana natwe mu bihe bitandukanye. Nkuko bisanzwe rero turi kumwe n'umutumirwa mumaze kumenyera benshi, nanone ndongera muhereza ikaze abibwire kuko bwije nuko bukeye umuryango urushaho kwaguka. Reka muhereza ikaze, muhaye ikaze. Urakoze cyane, urakoze cyane. So no kwivuga uze ko nongera nkivuga nitwa Tony Barije sengera muri Heaven Temple, umugabo wubatse umugore n'abana babiri. Murakoze kutwakira kongera kuduha andi mahirwe. Arakoze cyane Tony, turamushimiye mu by'ukuri amaze gufata igihe kinini hano kuri JJ Love Family TV. Mu by'ukuri turamushimira imbaraga ze, inyigisho zitandukanye. Tugiye kuba tuganira ku yindi topic cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo kubera iki imibano myinshi cyangwa se imibano y'abantu benshi idafite urukundo rutirebaho. Ubwo rero ngewe sindi bubivugaho byinshi nkuko bisanzwe, we araza kubisobanuraho byinshi, anasobanure se umubano ni iki, kuko abantu benshi dukunda kubihereza andi mazina atandukanye, ariko mu kinyarwanda cy'umwimerere bavuga umubano ku bantu bakundana cyangwa se bari mu nzira yo gushaka kurushinga, ndetse n'abarushinze still mu kinyarwanda cyuzuye bavuga umubano. Ngira ngo mbisobanuyeho gake, araza kubibabwiraho neza, noneho ajye noneho neza mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Reka muhereze ikaze atangire ikiganiro nkuko bisanzwe. So murakoze cyane viewers cyangwa batumva hano mu gihugu cy'u Rwanda rwiza no hanze y'igihugu. Tumaze iminsi tuganira topics nyinshi akubiyemo iba mu mitima yacu, nibyo twibwira biba mu mitima yacu, harimo ibyiyumviro, harimo amarangamutima, urukundo, twagiye tubisesengura. Ariko turi mu rwego tubisesengura mu rwego rwo gukomeza umubano cyangwa imibano cyangwa relationships mu cyongereza abantu bahuriyeho. So aha tugeze, umubano ni kenshi hari umubano ushingiye ku maraso, turavukana, brother na sister. Hari umubano ushingiye kuri interests cyangwa intérêt, cyangwa nkunda iki uyu kuko akunda iki, turi mu murongo umwe. Hari noneho urwego rwa selfless love. Selfless love twayita unconditional love, nta shingiro. Kavuga uti uyu muntu ngomba kumukunda nashingiye ku nyungu. Kama mbaya mu Giswahili ko numva tugomba gukomeza ibyo ari byo byose byaba, tugomba gukomeza muri uyu mubano. So umubano ushobora gushingira ku maraso, ushobora gushingira kuri interest, ariko umubano tuvuga ni umubano wavuga ko nta shingiro riba ariho, ukunda umuntu uko ameze
ukagendana nawe n'ibyo ari byo byose, niba ari inenge, niba ari ibikomere afite, niba ari ibizaza imbere aho mujya, uyu mubano murawukomeza. Ngira ngo iyi ni definition ya umubano cyangwa definition y'umubano, no kutirebaho, urukundo rutirebaho. Ikigaragara nuko umubano navuga ngo ni ikintu gihuza abantu batandukanye kigiye gutuma babana, ariko noneho tugiye kureba noneho urukundo rushobora kuba rudafite byinshi rushingiyeho, cyangwa se urukundo rutirebaho ubwarwo ngo nirebeho iki, ahubwo tugiye kureba urukundo rwiza cyangwa se ruzima abakundanye bakeneye cyangwa bari mu mubano bakeneye, rutirebaho, rushobora gutuma bagera ku ntego zabo zitumye uwo mubano ko kuhari. Mu by'ukuri arakomeza bitubwireho byinshi bitandukanye. Ngiye kumuhereza ikaze rero, niba navuga ngo package cyangwa se impamba yazanye kuduhereza, adufungurireho kuri ako gaseke. Murakoze cyane. So murakoze. So aho nahera ni ndi ngenyine, ndashaka kujya mu mubano uwo twasobanuye n'undi muntu. Ese uwo muntu ninjya kugirana umubano nawe, one twavuze ushobora kuba ufitanye isano y'amaraso, muburede mufitanye umubano kuko mwarabyirukanye cyangwa mwarakuranye cyangwa mwarareranye. So ariko tuvuge ku rwego rw'urubyiruko, mwashaka gukundana, uriya muntu mudakundanye ku rwego rwo kugeza ku rwego rwo gushakana, cyangwa harimo muri classmates kaminuza cyangwa muri secondary, ese uyu muntu namukundane? One, uriheraho wowe se urashaka gukundana n'uriya muntu bitewe n'ibyo ushaka, kuko uyu muntu ntabwo ibyo umukeneyeho, kuko amaherezo nibishira izo entere umubano uzapfa, urahagarara. Ariko ubu tuvugwa umubano dushingiye ku musingi Kristo yaduhaye. Kristo yatubereye urugero rukomeye, kuko yakunze isi akunda n'abarimo atitaye ku ntege zabo. Aravuga ati reka ngendane n'aba bantu, kugeza uyu munsi aracyagendana natwe muri uwo mubano, muri ubu buryo bwo kubaka umubano uhamye. Nayo mpamvu ingo zigomba gukomeza, nubwo zirimo tumva zirimo gusenyuka. Ugiye mu nkiko, hari ejo bundi I think hari imibare batangaje mu binyamakuru bavuga ko no mu Rwanda bimaze gufata indi ntera, abantu barimo baratandukana cyane. Ariko tujya imbere y'Imana tuvuga tuti mu bibi n'ibyiza tugomba gukomeza uyu mubano. So ibi ni byiza iyo bihaye ubusobanuro bwawe, urukundo rwawe niho rugarukira. Na twavuga ko na selfless love cyangwa urukundo rutirebaho ntago waba urufite, kuko utangiye kwirebaho. So bima ikibazo kibaza ngo ese ibi bintu biza bikaza ku affecting ingo cyangwa bikagira ingaruka ku ngo z'abashakanye, umuzi wabyo ntushobora kuba uri mu buryo bateguramo ingo zabo batarabana? So wabirebera mu ngeri nyinshi. Hari igihe abantu bashingira kuri past relationships cyangwa imibano bagiye babamo n'ibyo bagiye bahura nabyo bibi, bakabirebera muri iyo ndererwamo, bareba ku hahise habo bakahashyira kuri uyu munsi barimo. Exactly. Uwo muntu waguteye igikomere ukamurebera muri uyu muntu wahuye nawe, munagiranye umubano, abazungu bayita baggage, ugakaringa baggage, ugafata iyo mitwaro yose y'ibikomere waciyemo ukabizana muri uyu mubano, cyangwa bikanakomeza bikajya no mu rugo ugasanga watejemo imvururu. Ariko se kutirebaho wabigwa mute cyangwa wabiganisha mute kugira ngo uyu mubano wawe usobanukiwe mwiza? So bisaba ko one utandukanya umuntu wagukomerekeje n'icyaha yagukoreye,
kuko umuntu ashobora guhinduka. Kuko kenshi abantu bomatanya umuntu n'icyaha, ugasanga urugero rw'uwo muntu warufashe urwo rugero urushyira ku bantu bose, urukoresha ku bantu bose, noneho ubuzima bwawe n'imibano yawe ikaba determined niyo mezire uba washize, noneho bikagaruka no ku bikomere, kutakira ibi bikomere, ukavuga uti ibikomere ngomba kubishira ku ruhande, ngiye nkabanza nkakira. So ubu se ndibaza abantu benshi bagiye bagirira ibikomere mu rukundo. Urugero, nakundanye n'umuntu, mbese dushyiraho intego zitandukanye, umuntu yaje kumpemukira cyangwa se yambereye undi udasanzwe ntari niteze. Mu by'ukuri aba bantu ibi bikomere bagirira mu rukundo, ugasanga hariho noneho nugira ngo wamugana ukagira ngo yaremewe ibyo bikomere ku munsi, ku nshuro ya mbere, ku nshuro ya kabiri, ugasanga still biragaruka kuri wa mutima we, uyu muntu umeze gutya, uteye gutya, si bimugiraho effect. Hariho usanga yarafashe nk'umwanzuro bavuga ngo sinzasubira mu rukundo. Njye hari uwo twigeze kuganira mu rubyiruko, ndavuga mu rubyiruko, ndimo ndashaka kubihuza ukuntu bigaruka bikazajya mu ngo, bikazimunga, bikazisenya. Wigeze gukomozaho ku kantu ka rate ya divorce iri hejuru kuri kino gihe. Hariho niba navuga ijanisha rinini cyane ku ngo zirimo zitandukana, kandi rimwe na rimwe iyo urebye ikirimo kubitera usanga ari utuntu dutoya twahereye iyo ngiyo indani mu myumvire, mu mitima, mu bikomere, mu buzima bw'abantu butandukanye. Ndimo kwibaza, gira inama, niba navuga ngo gira inama uyu munsi urubyiruko rw'abatarashakana, kuko iyi miryango dushaka kubaka turashaka ihera uyu munsi mu rubyiruko, turashaka ko ihera mu bagikundana cyangwa se abashaka iyo ntambwe yo gukundana kugira ngo bazagere ku rugo. Ndagira ngo ugire inama uwo musore cyangwa uwo mukobwa wahuye n'ibyo bikomere byo kubabazwa mu rukundo, akageraho umutima we navuga ngo amaze kuva ku bintu, ku giving up, umugira inama ko abantu barakomeretse, umuntu arakuganirira cyangwa se akakubwira urugendo rwe rw'urukundo, ugasanga ni ibikomere gusa ku buryo bishobora no kuzamwafectinga mu rugo rwe. So niyihe nama wamugira? Nawe tugarutse ku kintu cyo kutirebaho, urukundo rutirebaho, isi ukuntu imeze, harimo ibibi, harimo ibyiza. Umuntu wahuye nawe wagukomerekeje ushobora guhura n'undi akagukomeretsa, hari ibyo yagukomeretsa birenze wawe. Ariko selfless love iza gukunda umuntu ukomeze n'ibibi birimo, then selfless love cyangwa urukundo rutirebaho ukamuha time yo guhindukira no guhinduka. Rabyumva. Noneho ukora ibyo bigutera nawe gukira muri wowe, kuko ukoreye uriya muntu ese wora kureba hati, so wakubonamo ibyiza gusa, akubonamo ibyiza gusa, cyangwa hari inenge abona nawe agomba kwakira. Ariko iyo selfless love cyangwa urukundo rutirebaho, uko umwihanganira ukamwingingira guhinduka, ugatanga urugero rwiza, nawe ni nako akwerera izo mbuto. So isi kugira ngo tugende duhindukira n'imibano yacu kugira ngo ikomere, suko turi beza 100%, dufite ibyiza dufitemo n'ibibi, ariko kugira ngo selfless love cyangwa urukundo rutirebaho rugende rukura, imibano igende ikomera, no guca muri iyo nzira yo gukomereka, kuko hari imbaraga ziba mu gukomereka. Bugi imbaraga ziba mu gukomereka nuko ukomereka ukamenya ko ibyiza ni ibi, no gukira bibaho. So iyo nyuze mu nzira yo gukira ibyo bikomere, umenya ibyiza bigomba kuba. So Imana yaremye isi mu buryo butandukanye, rema n'umuntu imutandukanye n'izindi nyamaswa. Twe tugira uburyo twiyumva bitandukanye n'izindi nyamaswa, ya byiyumviro twavuze, amarangamutima, hakaza ya marojike, tukagira ibi biganiro muri twe, ariko ibyo byose bigomba kuganisha mu nzira yo gukira no gusobanukirwa ko tugomba kugira urukundo rutireba,
rugatuma mugenzi wawe akira nawe ukira kuko bitugarukaho amaherezo ibyo byiza bitugarukaho iyo twereye imbuto abandi bitugarukaho ushobora gukomeretsa umuntu ariko iyo yanyereye imbuto nziza mu gukomereka kwanjye ndakira then hakaza iyo selfless love urukundo rutirebaho ikigaragara nuko niba navuga inkundo z'abakundana zigenda zihagarara cyangwa se ntizikomeze ndetse n'ingo zigera ku rwego rwo kuba zarubakitse zisenyuka ndabona zishobora kuba zibura urukundo rutirebaho kuko buri muntu aba areba ku nyungu ze siko nababaye ubundi se uwamureka hari umuntu wigeze kuvuga ngo abakobwa bararumbutse mwese ngo nyine kumva ntiyakwinginga niba bagize icyo bashwanira ndamureka n'ubundi bararumbutse abo bakobwa nabo bagira terima ivuga ngo si wowe bucura mu bahungu ntabwo ari wowe bucura mu bahungu wagiraho akangaka okay duhagarikira aha ngiye gushaka undi ariko ikigaragara cyo ni ukuvuga ngo aha haba habuze rwa rukundo rutirebaho buri muntu aba yajyanye expectations runaka ari yaravuze ati uyu muntu ngomba kumubonamo ibyiza gusa agomba gutuma mpora nseka gusa ariko akirengagiza ko ari umuntu mugenzi we hari ikiganiro cy'ubushize cyatambutse cyo navuzeho ndavuga inti turimo twiga ku rukundo n'iki twasomye ijambo ry'Imana ritwereka ko urukundo rubabarira urukundo rwihangana urukundo rutirarira urukundo rutirebaho 13 noneho harenje haratubwira ngo urukundo ntago rushaka inyungu zarwo ubwarwo ntago rushaka inyungu zarwo ubwarwo ari rwo rwa rukundo dushaka rutirebaho ahubwo rukwiye gushaka inyungu zanjye n'iza mugenzi wanjye tugeze kuri urwo rwego tukazamuka tukagera kuri icyo kigero gituma tudashaka inyungu zacu ubwacu twenyine mbona ko urukundo rwaramba rw'abashakanye mbona ko urukundo rw'abari muri fiançailles rwakomeza imbere rugakomeza kuko umuntu ntaba yireba haba areba inyungu ze na mugenzi we so mu by'ukuri ikigaragara igikomeye cyane muri ibyo nuko igikomeye cyane muri ibyo nuko abantu batishira muko one isi iri perfect ibintu byose ni byiza kuko hari mentalite abantu baba bafite ngo ngiye muri uru rugo rugomba kumera gutya nirutamera gutya ndavamo ngiye muri relationship bigomba kugenda gutya uyu mugenzi wanjye nimbona ubu ni uburyarya arajijisha ariko isi twese tumaze kuyimenya uko imeze abantu bafite one ibyo bakeneye byinshi reka mbyite ibyo bakeneye byinshi ndetse kuvuga uburere bafite ushobora gusanga ufite background itandukanye n'iyanjye cyangwa uburyo warezwe bitandukanye n'ibyanjye noneho uburere nuko abantu babufatira mu gihe gito ariko hakubyemo ibintu byinshi so uhura n'uwo muntu iyo uhuye n'uwo muntu ukicarana nawe rimwe wibwira ko wamumenye oya bana n'uwo muntu mu mubano umuhigiye so icyambere isi ntabwo ari perfect cyangwa abantu ntabwo bari perfect ikindi ibyo nshaka cyangwa ibyo nifuza suko mbibona umunsi wa mbere ngiye mu mubano cyangwa umunsi wa mbere nagiye mu nzu nita umugabo n'umugore twita umugabo n'umugore tugeze mu nzu ngo ibintu byose ni byiza oya ibintu biba byiza uko ugenda ubyubaka uko ugenda wihangana uko ugenda ureka ibikomere so twaganishaga muri selfless love urukundo rutireba ni urwo rero tugenda twiga ese urugo mazemo imyaka 6 ngewe 7 madamu wanjye amaze kumbabarira ibintu bingana iki ngewe maze kubabarira madamu ibintu bingana iki so hari umuntu ureba tono kavuga turiya muntu n'umwana mwiza kubitewe n'ibintu avuga oya nanjye ndimo niga kugeza uyu munsi n'imyaka 7 maze mu rugo ngenda niga urukundo rutirebaho hari igihe unanirwa ugaterura interuro sinza hano wayikuye ukashaka kuyomeka ariko
igihe mu gihe turimo mu gihe cy'umubano let it be ku ishuri relationship ufitanye n'abarimu n'abanyeshuri bagenzi bawe bahigihe ikindi reka kwirebaho n'ibyo waciyemo birekure kira kuko nutagora mugenzi wawe azakugora nakugora byakire ibyawe bishire hasi ibyo ushaka then tubaka uwo mubano tuwubakiye ku rukundo rutireba niba ari ngo umugabo afata ibyiyumviro bye bwa burere ibyo yaciyemo ibyo ashaka ibyo akeneye kuko ngira ngo abagabo dukunda kwihagararaho avuga ya uzagikora icyo murongo nuyi ubu dusigaye duceceka kera aho bya nganira na mama mbwira ukuntu byari bikaze ariko iki gihe dufata icyemezo ari n'igihe duceceka ariko urukundo rutirebaho tugomba kumvikana niyo bitumvikana tugomba komora ibyo bikomere kugira ngo dutange urukundo rutireba komora ibyo bikomere twabivuzeho mu mavideo ya mbere cyangwa ubushize tuvuga uburyo ugomba kubyitwaramo kugira ngo ukire kugira ngo niwangize uwo mubano okay ikigaragara cyo mu by'ukuri dukeneye urukundo rutirebaho ikintu nabwira urubyiruko cyane cyane nuko ugomba kujya mu waragiye wenda nko mu nsengero cyangwa n'ahandi hatandukanye abantu basezerana mu nsengero baravuga ngo nuko uzabana akaramata pastor bibasubirishamo yuko na akaramata bisobanuye ubuziraherezo ushobora gutekereza se niki gifasha abantu kubana ubuziraherezo bivuga ikintu kitarangira ikitarangira so urukundo rero rw'akaramata cyangwa se rw'ubuziraherezo rwubakirwa abantu batarashaka niho bitangirira rubyiruko mudukurikiye niba ugifite yatera imivuga ngo ntago ari bucura mu basore umukobwa ati ntago uri bucura mu basore cyangwa se nawe musore uvuga utabukobwa bararumbutse mu by'ukuri cyangwa umugore n'umugabo ngiye kubivamo hariho noneho banumvisha bavuga ngo bagiye gushaka ngo ni ukwikanzayo bafata ishusho iri hanze aha akabona uwo baziranye yaratandukanye yaradivorushije noneho we mu gutegura ubukwe bwe n'urushako rwe agashyira mu mutwe yuko ari ukwikanzayo kubera runaka nari nizeye wantengushye nkabona yaratandukanye nanjye reka ntangire kumva yuko ari ukwikanzayo nari nigiye nabandi bashingira ku nama mbi bagirana bagenzi babo n'iki bitandukanye ariko rubyiruko navuga ngo urugo rwiza mwifuza kuzashinga no mwikwigira ku bibi gusa mwikwigira ku bananiwe gusa abo ngabo bafite package cyangwa se impamba bajyanye mu ngo zabo zitari zishingiye niba navuga ku kuri zatumye basenya cyangwa se bari bafite ibyo biyumvagamo expectations bajyanye mu ngo zitandukanye n'ukuri guhari icyo twavugaho gukomereka biriho mu rukundo no kubabara biriho no mu ngo yewe harimo ibibazo bibaho bitandukanye ntabwo twavuga ngo birera de gusa kandi ntitwanavuga ngo ni bibi no byose biravanze nkuko bavuga ngo mu buzima ni up and downs urazamuka umusozi ejo uramanuka ejo urazamuka mu by'ukuri ahubwo ikintu tugomba kwiga cyambere ni gute urukundo twagira urukundo rutirebaho ahubwo ningira urukundo rutirebaho nzagira imbabazi zibabarira mugenzi wanjye ndetse ninanakosa azumva yuko nawe arakosa bituma ngaruza ubugwaneza niko bibiri ivuga ngo duhugurane ubugwaneza rero mu by'ukuri nuba nk'ibyo Tony yagiye avugaho nuko nguko niko bimeze dukeneye urukundo rutirebaho so Tony navuga ngo dusoza niki kintu wabwira abadukurikiye ngarutse ku rubyiruko cyane kuko niho bihera avuga ko ibintu birihuta turashaka ibintu byihuta turashaka ibintu byiza cyane ariko guca mu bibi nabyo bizana ibyiza kuko iyo wasobanukiwe ibibi uharanira ibyiza kandi ikindi bigomba kuguheraho ukavuga uti ntabwo wizera uriya muntu uvuga uti niwe bigomba guheraho bigomba kuguheraho kugira ngo wizere uriya muntu ukavuga uti ngomba kukwizera nshingiye ku byo unkorera
reka biguhereho kuko umwereye imbuto nziza uciye mu nzira yo gukira ibikomere ibyo twavuze mu ibyo twaganiriye ubushize nushingire ku nama mbi kuko haraba no mu kubaka ingo hari abo tugira abajyanama ugasanga batanze inama mbi tugomba gutandukanya inama mbi n'inama nziza ariko byose biganisha kutirebaho kutikunda mbere y'uko ukunda mugenzi wawe ni ukutirebaho kuko mbere na mbere ugomba kwikunda ukamenya uburyo wikunda then ukamenya urukundo utanga kuri mugenzi wawe n'uburyo rusobanutse so nasoza mvuga ni ku rubyiruko no ku bantu bakirimo kubaka kuko ejo ngira ngo numvise abantu batandukanye bamaranye imyaka 24 yabubatse so akaramata wavuze ugakomereza mu kutirebaho so mu kutirebaho nibibaza iyo byazamutse amafaranga yabuze akazi kabuze kuko abantu bashobora kubwira ko bishingiye ku bikomere gusa n'ibindi by'imibereho bishobora kuza ariko muri ako karamata harimo ibintu byinshi ikintu cyagutabara cy'ingenzi ni ukutirebaho ni ukurebera hamwe ni ukureba mugenzi wawe uko ababaye utararya mugenzi wawe akarya utararakara ukabanza ukamubaza ese kubera iki ibi bikora cyangwa ugatekinga time ariko isi turimo buri munsi turiga cyadufasha gukomeza kwiga tugatandukanya ibi n'ibyiza tukamenya umubano mwiza n'umubano mubi nuko tutirebaho biguha time yo gusesengura ibintu neza none ukamenya ko akaramata kagomba kuba kandi kagomba kuba muri ubu buryo bwo kutirebaho murakoze cyane navuga ko urugero rwiza rwo twabona ku kutirebaho ni kuri Kristo nkuko yabivuze biravuga ngo yabonye ko kubana n'Imana no kuguma muri ubwo bwiza bwo mu ijuru bitari ibyo kugundirwa nubwo byari byiza ngo Yesu yabonye atari ibyo kugundirwa bituma yemera kwiyambura ibyo byiza aza mu isazi kirimo ububabare umuntu aje atabihatirwa atabisabwe nta kigusi cyabitangiweho kandi noneho ngabona aho yarari mu ijuru niho hari heza cyane ariko kandi aza mu isi adahishwe ko harimo imibabaro abizi koko kirimo abizi ko azakubitwa abizi ko azabambwa abizi ko azapfa abizi ko azapingwa agahakanwa kandi mu ijuru yujuje ubumana 100%. Ariko yemera kuza kwambara umubiri w'intege nke kugira ngo yisanishe natwe yambara umubiri kugira ngo wowe Toni niba navuga ngo ubone ko niyo mibabaro ibyo byose ducamo muri iyi si Kristo yabiciyemo ariko yaratsinze navuga ngo abantu bazi ko ingo zananiranye intsinzi irahari kuko dufite Kristo niba ufite Kristo muri wowe intsinzi irashoboka cyane kuko usigara atari wowe ukishoboza ubwawe ahubwo Kristo muri twe kuko Paulo yabivuze ati sinjye uriho noneho ahubwo ni Kristo muri njye bigaragara ko noneho ibyo ntashoboraga nkanjye Kristo muri njye abasha kubishobora niba koko ari muri ngewe koko kandi ubu bushobozi Yesu yabuduhaye kera nuko abantu ubona bajya mu mara bya bindi twavugaga ibyiyumviro yamaranga mutima ariko practique Imana Yesu yarayitanze aduha n'ubwo bushobozi yaduhaye yatwohereje umwuka wera ubushobozi buturimo n'abatubanjiriza ariko bisaba mu bushobozi Imana yaduhaye kugira ngo tubimenye ubushobozi buturimo kuko niba yadutandukanyije n'izindi nyamaswa dushobora kurezona dushobora kujya mu logique iyo ni indi capacity ihambaye dushobora kubisesengura ariko tutirebaho nibwo tuzubaka urukundo kuko urugero rwaratanzwe n'ubushobozi bwaratanzwe Imana iguhereze umugisha cyane rero wowe udukurikiye mu by'ukuri ibyo bababeshya ngo mu ngo ni imiriro gusa nta miriro ntayo ni mujyana urukundo gusa mufate urukundo ruhagije turusaba Imana ninde wadushoboza kugira uru rukundo twebwe imibiri yacu ni intege nkeya kurwibonamo niba navuga rutirebaho birakomeye cyane ariko kwa kwizera Kristo
kwa kumuhereza umwanya muri twe, kwa kumusaba kuduhindura, kwa gusenga buri gihe dusaba uru rukundo rurashoboka cyane cyane cyane. Kandi uru rukundo nituruterura tukaruhera mu nkundo zacu z'uyu munsi, rugahera mu rubyiruko, tukaruterura rwinjira mu ngo zacu dushatsemo, ingo ziraramba, ingo zirakunda. Biravuga ngo urukundo rubabarira byose. Kandi ngo urukundo ngo niba rutwikira amakosa yose ashoboka, rubasha gutwikira rugasiba ya makosa yose ashoboka mugenzi wanjye yankorera. Kandi ikindi ntirebaho ese nzi inteko nge ntamubangamira cyangwa ntamubabaza. Deka uko niyumva yuko ikibazo gikomeye nuko abantu afata ikosa ry'abandi akariremereza, kandi we yakora irye akaryoroshya, niba nawe akari simplifyinga, akaryoroshya kumva okay se biriya bintu byari birenze buriya nagukoreye, se buriya byari bikaze kandi byamubabaje, ariko we yakagukorera nka gatoya ukuntu rikaba rinini cyane tukarihamo umusemburo rikabyimba. Reka dufate urukundo mbere na mbere, kandi dufate urukundo rutirebaho, ibintu byose bizagenda neza. Abakundana muzarambana muri relationship yanjye, mu mubano wanyu, mugere no mu rugo rwanyu rwiza, kandi mu urugero rwiza rwo kureberwaho ho kuba igicantege gica abandi intege. Murakoze, turabashimiye cyane nkuko bisanzwe naho kuwa gatandatu. Murakoze.